Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi nabazaniye urundi rutonde rw'amazina meza agezweho kandi amazina magufi, amazina wakwita umwana w'umuhungu cyangwa se ukayita umukobwa. Amazina adafite igitsina runaka ashingiyeho. Ntucikwe ni mu kanya. Izina Laurentine, izina Alodi, izina Melek, izina Kian ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kwihangana. Betty Vlog 1. Nta gutinda, kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 20 dufite izina Lindy, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka muri Espagne, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye umwiza. Naho ku mwanya wa 19 dufite izina Kalu, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu, rikomoka muri Nigeria y'Iburasirazuba, rikaba risobanuye imbaraga, ryanasobanura ubutabera. Dukomereje ku mwanya wa 18 aho tubona izina Kasi, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kuba maso. Naho ku mwanya wa 17 ku rutonde rw'amazina wakwita umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa, amazina adafite igitsina runaka ashingiyeho, dufite izina Otto, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye amahirwe. Kadukomereze ku mwanya wa 16 aho tubona izina Haven, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye ahantu harinzwe cyangwa se ahantu hatekanye. Ku mwanya wa 15 dufite izina Gwen, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye uw'umugisha. Kadukomereze ku mwanya wa 14 aho tubona izina Kadi, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka Irelandi, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye ufasha. Naho ku mwanya wa 13 dufite izina Hayat, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu, rikomoka mu Barabu, ryakomoka no muri Turukiya, rikaba risobanuye ubuzima. Ku mwanya wa 12 dufite izina Mandi, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ukwiye gukundwa. Ku mwanya wa 11 turabona izina Lennon, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umukunzi cyangwa se umukundwa. Katugushimire cyane wowe udahwema kubana natwe, wowe ureba video zacu, wowe wakanze subscribe, ukaduha like, ndetse ukasharinga video zacu ku bandi, ndetse nawe utwandikira muri comment. Muri abantu b'ingenzi cyane kuri twe. Kadukomeze twigane. Ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'amazina wakwita umwana w'umuhungu ndetse ukayita n'umwana w'umukobwa, amazina adafite igitsina runaka ashingiyeho, dufite izina Malu, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu, rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye ikintu cy'agaciro kenshi. Naho ku mwanya wa 9 turabona izina Tilan, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ahantu hava imbaraga cyangwa se ahantu haboneka imbaraga. Ku mwanya wa 8 dufite izina Zion, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umucyo, ryanasobanura imbabazi cyangwa se umwiza. Ku mwanya wa 7 dufite izina Nova, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa,
rikomoka mu baratini, rikaba risobanuye umuntu mushya cyangwa se ikintu gishya. Ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'amazina wakwita umwana w'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa, amazina adafite igitsina runaka ashingiyeho, dufite izina Vera, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu, rikomoka mu baratini, rikaba risobanuye ufite umutima ukomeye. Dukomereje ku mwanya wa gatanu aho tubona izina Kenle, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, ryakomoka no mu Bwongereza, rikaba risobanuye indwanyi yera cyangwa se indwanyi y'umugisha. Kanda subscribe ujye urushaho kubana natwe, utwandikire muri komenti ku cyifuzo cyangwa se igitekerezo icyo ari cyo cyose. Ntiwibagirwe kuduha like no gusharinga video yacu, uraba uduteye inkunga ikomeye yo gukomeza. Kadukomeze ku mwanya wa kane ku rutonde rw'amazina wakwita umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa, amazina agezweho kandi magufi, amazina adafite igitsina runaka ashingiyeho. Ku mwanya wa kane dufite izina Vespa, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu baratini, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye inyenyeri y'umugoroba. Naho ku mwanya wa gatatu tugana ku musozo dufite izina Kim, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza mu bakristu, rikaba risobanuye ufite umutima ukomeye, ryanasobanura amahirwe cyangwa se umwami, rishobora no gukomoka muri Aziya y'Epfo aho ryasobanura umuragwa. Ku mwanya wa kabiri dufite izina Bliss, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ibyishimo cyangwa se umunezero. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina wakwita umwana w'umuhungu ukayita n'umwana w'umukobwa, amazina adafite igitsina runaka ashingiyeho, turahabona izina Etin, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ubutwari, ryanasobanura ubwenge. Wakoze cyane kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira. Kanda subscribe ufungure inzogera ujye uba mu bambere mu kubona video zacu. Ntiwibagirwe kutwandikira muri komenti nimba hari izina wifuza ko twazagufasha kumenya ubusobanuro bwaryo. Murakoze.